Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri iyi gahunda y'amateraniro yo gutangira isabato. Rero abamaze kugera ku murongo murabona ko isaha zirageze. Muze rero tubane muri gahunda yo gushima Imana muri iyi minsi 6 y'imirimo tumaze. Tukaba twinjiye mu munsi wera Imana yejeje ikawuha umugisha kandi kaduha ikiruhuko, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Dufite rero abigisha babiri nibo tugiye kubana. Ngewe ugiye kuyobora iyi gahunda nitwa Mboneza Tomasi. Reka rero nawe tukwakire kandi tuguhe ikaze, ndetse wibuke gusharinga linki ku bandi kugira ngo nabo babashe gukurikirana amateraniro, twese tugabane ibyiza Imana yaduteguriye muri aya masaha. Ngaho reka turirimbe indirimbo y'148, hanyuma iyo ndirimbo turayisoza twakira umwigisha wa mbere mwene data araza asenge, hanyuma akomeze atwigisha ijambo ry'Imana. Reka dufatanye kuririmba iyo ndirimbo nawe ahuri kugira ngo twunguke n'ibyinshi birimo kandi tuyiririmbe tuyitekereza. Aho njyanye na Yesu mba mahoro, aho anyobora hose muri iyi si, aho njya tutajyanye ntakinyura, iyo njyanye na Yesu ntacyo ntinya, iyo njyanye nawe ntakintinyisha, aho njyanye na Yesu mba mahoro, aho njyanye na Yesu sinigunga, nubwo izindi nshuti zampemukira, nubwo anyobora mu nzira iruhije, aho njyanye na Yesu ndanezerwa, aho njyanye nawe ntakintinyisha, aho njyanye na Yesu mba mahoro, njyanye na Yesu sinatinya urupfu, niyo ngoswe n'umwijima w'icyago, nziko nzakanguka ubutazongera kujarajarira muri iyi si mbi, aho njyanye nawe ntakintinyisha, aho njyanye na Yesu mba mahoro. Karibu umwigisha. Mwese turabaramukije mu izina rya Yesu, Uwiteka abahire. Dushimye Imana iduhaye aka kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Amazina y'uwo mugiye kuganira muri aka kanya ni Nzitonda Ildefonse. Insanganyamatsiko tugira ngo tuganireho iratubwira ngo kwihana no guhinduka. Kwihana no guhinduka. Reka dusenge. Turagushimye Data dukunda uri mu ijuru, ineza n'uburinzi bwawe byabanye natwe. Tugushimiye ko utugeje muri akanya tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwo twongereye mu migisha y'uyu munsi kwiga n'ijambo ryawe, turagusabye kugira ngo ryubake ubugingo bwacu, ritwigishe kugendera imbere yawe, uzaduhe gusoza neza tuzabane mu bwami bwawe, kandi urwanire intambara buri wese, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwese turabaramukije mu izina rya Yesu, Uwiteka abahire. Tunejejwe n'uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire mu ijambo ryayo. Uwo muganira nawe muri aka kanya ni Nzitonda Ildefonse. Insanganyamatsiko tugira ngo tuganirire hamwe iratubwira ngo kwihana no guhinduka. Ndagira ngo mbere yuko dukomeza tubanze dusenge.
turagushimye data dukunda uri mu ijuru neza n'uburinzi bwawe byabanye natwe, utwemere kuza imbere yawe no kugira ngo twige ijambo ryawe ubihererwe icyubahiro. Mu migisha utwongere ubwo harimo ijambo ryawe, turagusabye kugira ngo ubuntu bwawe buriherekeze, ritwigishe, rituboneze, uzaduhe gusoza neza tuzabane mu bwami bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iri jambo ndagira ngo turi buze iyi nsanganyamatsiko kuyiganiraho mu buryo burambuye, twibanda ku kureba uku kwihana ndetse no guhinduka. Bwa mbere turi buze kureba iremwa ry'umuntu, uko yaje guhindana, agakiza ke aho gashingiye nyuma y'uko guhindana, nuko yakira ako gakiza, nuko ahinduka. Ntabwo turi butinde, turabanza turebe, tuvuze ko turi buze kureba iremwa ry'umuntu uko yari ateye, uko yaje guhindana, nuko yaje kugirirwa imbabazi agahabwa agakiza, ndetse nuko yakira ako gakiza ari byo bihuriramo no kwihana, hirya y'uko kwihana uburyo agomba guhinduka. Turareba mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho ni uwa 26, tuhabwirwa aho iri jambo ritubwira ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Uyu muntu yari asa neza. Ahangaha turema umuntu agira ishusho yacu ase natwe, ni ibintu bibiri. Impagarike y'uyu muntu yagombaga kuba ubwayo ifite ubwiza cyangwa se uburanga. Nanone mu mico y'uyu muntu nabwo akaba asa n'Imana. Imana ni urukundo, ni inyembabazi, ni inyempuhwe, ifite kugira neza kwinshi, ifite ibambe. Iyi mico y'umuntu niko yari iteye, niyo mpamvu akiremwa yabwiwe ngo nagende yimenyereze ibiri mu isi byose, inyamaswa zose zaramushyikiraga. Aha ndagira ngo turahumvise imico y'uyu muntu nuko yari imeze nk'iy'Imana. Imana ijigirira neza ababi n'indashima. Imana ijigirira imbabazi n'uwageze kure, aho umuntu nyine atabasha kugera kuko yavuye aho yari yaremewe. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 2 umurongo waho igice cyaho ni icya 2, Imana imaze kurema uyu muntu yamuhaye urugero ngenderwaho rwo gukiranuka. Icyo nicyo bita amategeko. Iri ryari itegeko. Handitse umurongo wa 16, Uwiteka Imana imutegeka iti ku giti cyose cyo muri ingobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Aha umurongo wa 17, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzaziryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ubundi itegeko rigizwe n'ibyo usabwa kubahiriza, ibyo usabwa kwirinda. Bityo abantu bajya bibeshya ahubwo bavuga ko amategeko y'Imana atabaho, baba bagize kwibeshya gukomeye, kuko umuntu ari no muri Edeni yari afite itegeko ryamurebaga. Ntabwo umuntu azigera ajya hirya ya Edeni. Icyo ntabwo cyabaho. Ubwo umuntu utagira amategeko yaba yagiye hirya ya Edeni. Umuntu ari muri Edeni yari afite amategeko, yari afite itegeko ryamugengaga. N'uyu munsi amategeko aracyagenga umuntu. Uyu muntu rero iri tegeko yaje kutaryumvira, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3. Inzoka yaramushutse iramubeshya
uyu munsi Satani aracyabeshya abantu atyo. Umurongo wa 4, iyo nzoka ibwira uwo mugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza. Tangiriro 3 umurongo wa 4. Mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye uko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ik'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo wari kumwe nawe arazirya. Amaso ya bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Aha ni ikibazo gikomeye cyagwiriye mwene muntu. Satani aramwoheje anyuriye mu nzoka, aramubwiye ngo gupfa ko ntimuzapfa, maze nawe areka kumvira ibyo Imana yari yamubwiye, ahubwo yumvira ibyo inzoka imubwiye. Ariko ngo yari abitewe n'umutima waje kumuzamo, amenye umwanzi amushutse amubwiye ngo burya ukiriyeho wazamuka ukajya hejuru y'aho wari uri. Ubwo bwibone bukomeje kuba muri mwene muntu muri no minsi cyangwa muri bino bihe, aho umuntu ajya yumva atanyuzwe no kugendera mu bushake bw'Imana, maze agashakisha izindi nzira yanyuriramo kugira ngo nibura zimushoboze kugera harenze aho Imana yamugeneye. Icyo gihe cyasaruramo ni nk'icyo uyu nawe yasaruyemo, kuko igihe bari bamaze kutanyurwa naho Imana yabashyize, naho bari barahatakaje. Iki gihe bashyikiranaga n'Imana, ariko nimusoma mu gice cya 3 uhere ku murongo wa 8, igihe Imana yarije kubasura noneho barayihishe, kuko bari bamaze gutakaza ubumuntu Imana yari yabaremanye. Nguko uko umuntu yandagaye, ahasigaye uhereye ubwo ingorane, amakuba, ibyago byose bigera kuri mwene muntu. Iki ngiki ngo Adamu na Eva bari bagihaye agaciro gake. Adamu na Eva bari bagihaye agaciro gake, nyamara kandi kidafite agaciro gake. Niyo mpamvu baje guhura n'ibibazo. Icyambere nuko umugore yabwiwe kuzajya abyara arushye. Umugabo abwirwa ko azashakira umuryango ibyo kurya abanje gututubikana, nyamara igikomeye muri ibyo nuko izo ngorane zabagezeho zagiye zikura uko bwije n'uko bukeye, kuko ubwo icyaha kigenda kigira intera. Rero icyo gihe bagomba gututubikana bakabona ibyo kurya. Kayini akoze icyaha mu gice cya 4, arabwirwa ngo azaniye ubutaka kuvumwa. Ntabwo ari ubutaka bwavumwe ku bwa Kayini ngo abandi bo bubwerere umwero, byose byabaye kimwe. Maze uko icyaha kigenda gikura, none hasigaye naratutubikana n'ibyo byo kurya bihagije umuryango ntabibone. Na umuryango se nawe ibimuhagije ntabibone. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu bumve ububi bw'icyaha, noneho no kunyuranya no kwica amategeko y'Imana, bumva akaga kabirimo. Ndasoma amagambo ari mu gitabo cyo kugana Yesu mu cyigisho kivuga kwihana. Baravuze ngo Adamu na Eva bibwiraga yuko ikintu gito nk'icyo kugitunda ryabuzanijwe kitazana amakuba akomeye angana n'ay'Imana yari yavuze. Ariko rero ako kantu gato kari ukwica itegeko ry'Imana ryera ridahinduka, kandi niko katandukanije Imana n'abantu. Niko kagomororeye isi yacu urugomero rw'urupfu n'ibyago byinshi bitavugwa. Mu miryango yose uko ikurikirana mu isi, hahora hazamuka umuborogo mwinshi watewe n'ubugome bw'umuntu. Yababa we, abagabo bari gufata abana babo batoya, abagore bari gufatwa ku ngufu, ubwicanyi, akarengane ko kurenganwa n'abakagombye kukurenganura, urugomo, inzangano, amakimbirane mu miryango,
indwara zidakira, indwara zikomeye zaburiwe imiti, ibyo byose ngo hahora hazamuka umuborogo mwinshi watewe n'ubugomwe bw'umuntu. Izo ni ingaruka z'icyaha, kandi ibyaremwe byose bihora binihira hamwe bikagira ibise, ndetse ubwo bugome umuntu yagomeye Imana bwakoze no ku ijuru. I Karuvari hasigaye urwibutso rw'igitambo gihebuje Imana yatanze cyo guhongerera ibicumuro byo mu itegeko ryera abantu bacumuye. Ntitukarebe icyaha ngo tugisuzugure ngo ni ikintu gito. Ntitukarebe icyaha ngo tugisuzugure ngo ni ikintu gito. Nushaka gusuzugura kwica itegeko ry'Imana, uzareba akaga ko kuryicaho kakugejeje. Uzabanza urebe neza. Noneho aho ngaho tubonye uko umuntu yahindanye byaturutse ku gucumura itegeko ry'Imana, kandi n'ubundi koko uko niko kuri. Muri iki gitabo handitsweho n'iri jambo cyo kugana Yesu, kiratubwira ku ipaji yaho ya 13, paji ya 13 hari iri jambo riravuze riti: mbere umuntu akiremwa yari yahawe imico myiza n'umutima uhuguka, nta nenge yari afite, kandi yashyiraga hamwe n'Imana ibyo yatekerezaga byari imbonera, kandi ibyo yagamije byareraga. Ariko kutumvira niko kwatumye imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Nguko uko umuntu yahindanye mu mwanya wo gukunda Imana, icyo yasigaranye ni ukwikunda. Iki ni ikibazo gikomeye. Ndagira ngo ahangaha tuhasesengure dukurikije ibitubaho. Hari ibintu bitatu. Icya mbere ni Imana, icya kabiri ni wowe, icya gatatu ni ibintu. Uyu munsi umuntu, ubwo nashatse kubiha agaciro, Imana ifite umwanya wa mbere kuko niyo yakuremye irema n'ibintu, ntinayikubeshejeho, ubwo yakagombye gukurirwa ingofero. Icya kabiri, nawe uri uw'agaciro imbere y'Imana. Icya gatatu ni ibintu byawe nawe bikubeshejeho. Nyamara mwene muntu ikibazo afite, yafashe ibintu abiha umwanya wa mbere. Kuno gupfa mu bwenge, ku buryo yahombye ibintu nawe ubwo ahitamo kwisenya, akagira agahinda kenshi ku buryo kamuviramo n'indwara, agatewe nuko ngo yahombye ibintu. Ubwo ndi muri kumva ko byahawe agaciro kanini. Umuntu wahombye ibintu bye n'uwakoze ibyaha, ubura amahoro cyane ninde? Umugabane munini ni uwahombye ibintu bye. Uwakoze icyaha ubwo ari kiri kumutandukanya n'Imana, akaba ari byaha uburemere buke, kandi Imana ari imubesheje ikabeshaho na bya bintu. Mbese ubwo murukumva ko ari ikibazo ko mwene muntu yahindanye akagera habi. Nyamara ntabwo Imana yamurekeye aho. Muri kino gitabo cyitwa Itangiriro turi buze kureba hirya uko guhindana Imana yamugeneye agakiza. Ndasoma aya magambo ari mu gitabo cy'Itangiriro. Mu gitabo cy'Itangiriro turi buze no gusoma ariko ukugana Yesu, ariko tubanje gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 3, agakiza k'uyu muntu gashingiye ahangaha. Igice cya 3 umurongo wa 15 n'igice cya 3 umurongo wa 21. Igihe inzoka yahabwaga igihano, hatanzwe isezerano ngo: nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ko niko byanditswe, kandi ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo irakavuga imbyaro, ahubwo yavuze urubyaro urumwe nirwo Yesu. Iri jambo
ryerekana uburyo umuntu yari yagiranye ubucuti na Satani cyangwa se n'inzoka, maze bigatuma agomera Imana bikamugiraho ingaruka. Byari bisobanuye ngo Imana izatanga Yesu, umuntu asobanukirwe n'ububi bwa Satani kubera azaba abonye iby'icyaha gikoze, maze bimutere nawe gutandukana n'umwanzi agirana ubucuti na Yesu, maze nihamara kubaho urwo rwango umuntu abone kongera gusabana n'Imana. Ibi bisobanuye ngo iki? Ni Yesu wagombaga kuza agapfira ku musaraba, maze abamenye ko impamvu ahapfiriye ari ibyaha byabo kandi bikaba byaratewe n'ubucuti bagiranye na Satani, hakavuka urwango banga Satani bagakunda Yesu bapfiriye. Itangiriro umurongo wa 21 cya gice cya 3, Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore w'imyambaro y'impira yibambika. Iyi myambaro y'impu nayo ishushanya ubuntu umuntu yagiriwe, wari wagiye yakumva Imana akayihisha kubera yambaye ubusa, nyamara ntabwo kwari ukwambara ubusa kw'imyambaro, ahubwo kwari ukwambara ubusa k'umutima we udashobora kureba Imana kubera gukiranirwa kwe, maze hatangwa itungo ryavuye muri urwo ruhungo rumwambike. Uyu muntu icyo yarebye hariya ni ukumenya ngo burya iyi mico nambuwe n'icyaha nzayisubizwa igihe Yesu azaba amaze gupfira ku musaraba, ngo kuko we azaba yarapfuye azize ibyaha, nta cyaha yakoze, kugira ngo acungure abakoze icyaha. Noneho aya ni amahirwe mwene muntu yahawe iyo umenye rero ngo iyi mico Yesu we yapfuye azira ibyaha, nta cyaha yakoze, kugira ngo abakoze ibyaha n'ibizera bahabwa ubugingo bo atari bo bapfuye. Ngaka gakiza ka mwene muntu aho gakomoka. Turasoma aya magambo arimo kugana Yesu, aratubwira ngo mu kugana Yesu, ndasoma hwiri jambo, nubwo hano haratubwiye ngo ni kuri ya page nk'iya 13, 14 na 15 haranditse ati, nubwo twagira ubwenge bwahe n'ubuhanga n'imbaraga ntitwabasha kwihindura, icyakora ibyo byose byabasha kwitondesha umuntu ku mugaragaro, ariko ntibyabasha guhindura umutima we wa kamere, ntibyakweza amasoko y'ubugingo. Niba umuntu ashaka gucika ku byaha kera, akwiriye kwakira ubugingo bushya buva mu ijuru. Ubwo bugingo bubonerwa muri Yesu, ubuntu bwe bwonyine busa nibwo bubasha guhembura ingeso nziza z'umutima no kuwegereza Imana ngo were. Umukiza yaravuze ati, umuntu utabyaho ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Yohana 3 umurongo wa 3. Kwibwira ko umuntu akwiriye kwiyungura mu byo asanganwe byiza ni ukwihamagarira urupfu. Ibyo ntibihagije. Umuntu uko ari ntavuka n'ibyiza by'umwuka w'Imana, kuko abireba nk'aho ari ubupfu, kandi ntabasha kubimenya kuko byitegerezwa mu buryo bw'umwuka. Ntutangare kuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Kristo yandikiwe ngo muri we harimo ubugingo, ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu, kandi nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ntibihagije kumenya ubugwaneza bw'Imana no kurora kugira neza n'ibambe rya kibyeyi by'imico yayo. Ntibihagije kugenzura ubwenge bw'amategeko yayo no gukiranuka kwayo, ukabona ko ashinzwe ku rufatiro rw'urukundo rudahanguka. Intumwa Pawulo yarabizi, niko kuvuga ati, nemera amategeko ko ari meza, amategeko nayera, ndetse iteko ryose ni iryera, rirakiranuka ni ryiza. Hanyuma bisongera babaye mu mutima afite ubwoba ati, ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Nguko uko umuntu ameze. Pawulo yifuzaga cyane kubonera no gukiranuka, akananirwa kubishyikira. Niko gutera hejuru arataka ati, mbonye ishyano, ninde wangize uyu mubiri untera urupfu.
igisubizo ni kimwe gusa, n'iki ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu niwe nzira y'agakiza. Umwuka w'Imana yabishushanije mu buryo bwinshi kugira ngo yumvishe neza abifuza gukizwa umutwaro w'ibyaha. Yesu niwe nzira y'agakiza, nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Noneho abamaze guhindana, kuko muri Yesaya igice cya 1 umurongo wa 6 hatubwira ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu rutwariro ntahazima. Ubwo hatagira uvuga ngo azaza imbere y'Imana. Hariho abantu bamwe bashya bavuga batari korona ubundi njyewe nta nubwo nakundaga gukiranirwa, usangaga rwose ndi umwitonzi. Yego, ariko ibyo ntibyaguhinduye umwana w'ijuru. Unaranduye mu mutima, kandi Imana uko ikureba, uzirikane ko na Daniyeli ngo amaze kubona ubwiza bwa marayika ngo yaratentebutse ntiyasigarana intege, kuko ubwiza bwe bwamuhindukiye nk'ububore. Ubwo rero hakurikijwe gukiranuka kw'Imana, umuntu utarakareba imico y'Imana yirebeye muri Yesu, ntabwo byamukundira kwimenyaho ububi bwe neza. Umurebe Yesu yaje yiyemeza gupfa kugira ngo acungure mwene muntu. Mbese urwo rukundo nawe wumva urufite ku buryo wakwitanga kugira ngo n'abandi babeho. Nubwo wareba ugasanga wari umunyamico myiza, wareba ku buryo waba warahohotewe ntukambye agahanga, yapfa kugushobokera. Wareba se uburyo inyungu zawe zaba zarabangamiwe, nawe ugatuza nkaho nta cyabaye, nk'uko Yesu we yabwiraga se gusa ati ibitutsi bantutse byakugezeho. Uwiteka akaba ari ubivuga, ibitutsi bagututse byangezeho, we kubera atabyitayeho. Wige imico ya Yesu n'urukundo rwe, urasanga neza ko ukurikije urwo rugero wahindanye, ariko noneho agakiza karateguwe. Niyo mpamvu we washoboye gukiranuka akaryozwa ibyo twari kuryozwa, maze adushakira gukiranuka tutari dufite iyo tumwizeye. Ubwo hari uko rero umuntu yakira agakiza. Kwakira agakiza ni iri jambo dusoma mu gitabo cya Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iri jambo turasabwa kuryumva neza, koko kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Icyo tugomba kumenya cya mbere nuko tugomba kwizera ko ibyabaye kuri Yesu n'ibyo yakoze byose byamubayeho ku bwacu. Imana ubwo ni ukuvuga ngo hagati mu ntambara yarwanye, imaze kubona umuntu wakoze icyaha ari uwo kurimbuka, yabuze ukurimbura umuntu yaremye, kuko ari yamuremye imukunze cyane. Nanone kandi itegeko ryayo naryo ntabwo ryagomba guteshwa agaciro, kuko n'ubundi yarirahiye ivuga ngo icyubahiro cyawe ntizagihundi. Ibonye itakuraho itegeko iravuga ngo nzi icyo ngiye gukora. Iki tegeko rishaka ni amaraso, ariko ayo maraso agomba kuba ari ay'agaciro, cyangwa se ni urupfu. Urwo rupfu rugomba kuba ari urw'umunyagaciro utarakoze icyaha. Agiye kujya mu cyimbo cy'uwagikoze, kugira ngo none hasigaye nanjye iteko ryanjye ribe rihawe agaciro, ariko na wa muntu naramuka yizeye ibyo wapfuye amukoreye, nawe yakira agakiza, maze nzamugirira ubuntu. Ngiye impamvu agakiza kabonerwa muri Yesu. Imana rero yaciye inzira, icyo usabwa ni ukubyizera ibyo byose ko byabaye ku bwawe. Ukirangiza ibyo, icyo ukurikizaho ni ukwihana. Iyo tuzirikanye amagambo aboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, tubwirwa nanone ibyerekeranye n'uku kwihana. Tubwirwaho aya magambo
tubwirwaho aya magambo yavuzwe n'intumwa y'Imana Pawulo, yavuzwe n'intumwa y'Imana, ntabwo ari Pawulo ahubwo ndavuga Petero, niwe wavuze aya magambo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho ni icya 2 umurongo waho wa 38. Ni igihe abantu bari bateranijwe no kureba ibyo ku munsi mukuru wa Pentekote, cyangwa se igihe intumwa zahabwaga umwuka wera, ngo bamwe baravuze bati basinzihira, ariko ngo Petero avuga amagambo arangurura arababwira ati ntabwo twasinze, dore ni isaha 3 z'umunsi, ntabwo twaraye inkera. Noneho umurongo wa 37 reka mbanze kuwusoma. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima. Yarababwiye iby'agakiza, iby'uburyo Yesu bishe bamubambye, Imana yamuzuye ikamushyira uburyo bwayo, ngo abukomeye n'umukiza yesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha, kandi ko yapfuye bamubambye ndetse ari bo bamwicishije. Maze ngo abantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Ingingo yindi hirya yuko bari bamaze kwizera bagasobanukirwa n'ububi bwabo no gucirwaho iteka kwabo, ariko bibajije icyo bakora, barabwirwa ngo nimwihane. Muri kino gitabo cyo kugana Yesu tubwirwaho aya magambo, turakizirikana cyane. Iki gitabo cyo kugana Yesu turasomamo aya magambo, twumve icyo atubwira, aho bavuze ngo kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha. Ni icyigisho cya 3 cyo kugana Yesu. Kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho, ariko nta wareka ibyati yumvise mu bubi bwabyo. Kubicikaho byanikize ntibyatuma duhinduka by'ukuri. Kugira ngo umenye ububi bw'icyaha ni ukubanza wasobanukirwa n'uburyo cyabambishije umwami w'icyubahiro. Ijuru ryose ngo ni nkaho ryamanutse kugira ngo ryifatanye na mwene muntu, ryemera kujya mu kaga igihe Yesu yapfiraga i Karuvari. Hariho benshi bayoberwa kwihana nyakuri. Abantu benshi baterwa agahinda nuko bacumuye ndetse bagahinduka byanikize, kuko batinya ingaruka yabyo. Bene uko siko kwihana Bibiliya yigisha. Barizwa n'ishyano bagusha aho kurizwa n'ibyaha, nk'uko Esawu yagenje abonye ko ahebye umugisha wo kuragwa ibyase. Na Baramu wari wishwe n'ubwoba cyagihe marayika yamuhagaze imbere afite inkota mu ntoke, yamenye ibyaha bye kuko yatinye gupfa, ariko ntabwo yari yihannye ibyaha bye by'ukuri. Umutima we ntiwari wahindutse, ntiyari yazinutswe ibibi. Yuda Isakaryota amaze kugambanira umwami yaratatse ati nakuze icyaha kuko nagambaniye amaraso y'utariho urubanza. Mateyo 24 umurongo wa 4. Yemejwe n'umutima ucumuye, yumva urubanza ruteye ubwoba rumuriho, atinya amateka y'Imana. Amaherezo y'ibyo yari yakoze yatumye amarwa n'ubwoba, ariko mu mutima nta shavu rikomeye rishenjagura umutima ryari rimurimo. Yari yagambaniye umwana w'Imana utagira inenge, akihakana uwera wa Isirayeli. Ndagira ngo aha rero tuhumve neza, ni ukuvuga ngo hari ukwihana kutari ukwa nyakuri. Ni abantu bihana bari gutinya amateka. Abantu bagomba kwihana babitewe nuko bamenye ububi bwabo n'urukundo Imana yabakunze n'ubuntu Yesu yabagiriye, maze bakamusanga nta bwoba. Hano niho batubwiye ngo ariko iyo umutima uyobotse icyo ubwirijwe n'umwuka w'Imana,
urakanguka, utangira gusobanukirwa, ukamenya uko amategeko y'Imana no kwera kwayo bisobanurwa, ukamenya ko amategeko yayo ariyo rufatiro rw'ubutware bwayo bwo mu ijuru no mu isi. Umucyo uvira umuntu wese uza mu isi, ugatangaza ibihishwe byo mu mutima, nuko bigahera ko bigahishurwa. Uwo muntu akemezwa mu mutima we no mu bwenge bwe, akumva ko Imana ikiranuka, agafatwa n'ubwoba bwinshi kuzahagararana ibyaha bye n'amahumane y'imbere y'ugenzura imitima. Iyo amaze kubona urukundo rw'Imana ruhebuje n'amahirwe n'umunezero bizanwa no kwera, niho umuntu yifuza cyane gutunganwa no gusubira kugira umushyikirano n'abo mu ijuru. Isengesho rya Dawidi amaze gucumura ryerekana ishavu ry'ukuri ry'ibyaha iryo ari ryo. Kwihana kwe kwabaye uk'ukuri, ntikwarimwo uburyarya. Ntiyagerageje gupfobya ibyaha bye, kandi ishavu yari afite ntiryatewe n'uko ashaka gukira amateka yari agiye gucirwaho, ahubwo Dawidi yumvise ko igicumuro cye cyari gikabije. Yabonye uko cyahumanije umutima we, yumva kizinutswe. Ntiyasabaga imbabazi gusa, ahubwo yasabye ko umutima ubonezwa, yifuza cyane umunezero uzanwa no kwera, ngo abone gushyikirana n'Imana babane. Niko gusuhuza umutima, aravuga ati, hahirwa ubabarirwa ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemwo uburiganya. Ndagira ngo uyu Dawidi ajya kwihana icyaha, yatanzweho icyitegererezo cyo kumenya icyaha ubwe, cyo kumenya ububi bwe n'icyaha cye, ndetse ngo amaze kumenya ububi bwe nuko atashobora kwikeza, niko gusaba Imana ati, unyuhagire. Maze we yifuzaga gutandukana n'icyaha. Abantu uyu munsi rero bajya bihana babitewe no gutinya ingaruka z'ibyababayeho, aho kugira ngo bamenye ububi bw'ibyaha ubwabyo. Hirya yo kwihana hakurikiraho kwatura ibyaha. Mu gitabo cy'Imigani niko hatubwira mu gice cyaho cya 28 umurongo waho wa 13 hati, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka arababarirwa. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka arababarirwa. Niyo mpamvu Imana ishaka ko twakwihana ibyaha byacu tubikuye ku mutima. Imana ishaka ko twihana ibyaha byacu tubikuye ku mutima, kandi tukabyatura. Kubyatura ndibuze gusoma aya magambo aboneka mu kugana Yesu, atwerekana none iyo twatura ibyaha urugero rwo kubyatura urwo ari rwo. Ndasoma iri jambo kwatura ibyaha. Bahavuze iri jambo bati, utwikira ibyaha bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka arababarirwa. Ibitera Imana kubabarira ntibiruhije, ni ibintu byoroshye kandi birakwiye. Uwiteka ntatubaza amananiza ngo tubone kubabarirwa ibyaha. Ntidukwiriye gukubita urugendo rurerure rw'agahanyu no kugwa agacuho, cyangwa kwihotora kugira ngo Imana yo mu ijuru ikunde kutwitaho, cyangwa kwihongerera ibicumuro byacu, ahubwo uwatura ibyaha by'akabireka niwe ubabarirwa. Ahangaha nta muntu wemerewe gutanga ikindi gitambo cy'ibyaha kitari amaraso ya Yesu, ubwo yaba atanze igitambo nk'icya Kayini. Hariho abantu bamwe baje bakenera guhongerera ibyaha byabo. Niba wahemukiye umuntu wamubwiye nabi, ngo urahindukira ngo utangire ngo umubwire neza, ntabwo ubukuyemo ikibazo. Icyo gitambo nticyemewe. Niba wahemukiye umugore uri umugabo ngo uratahana igitenge, icyo gitambo ntabwo cyakuraho ibyaha. Cyakoze we
yakumva kwakiye mu mutima, ariko ntabwo icyaha kiba gihanaguritse mu ijuru. Iby'umwana yishe, iby'umugore yishe, ntabwo bijya bikizwa n'ibindi byiza akoze. Uko kwaba ariko kwibwira ko wakuraho ikibazo ukoresheje imirimo yawe, kandi Yesaya yaravuze ngo n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga, imbere y'Imana binuka nabi. Ahubwo baratubwiye ngo uwatura ibyaha bye akabisabira imbabazi arababarirwa. Hano haravuze hati ibyaha byanyu mubibwira Imana, niyo yonyine ibasha kubababarira, kandi ibicumuro mwagiriranye mubibwirane. Niba waracumuye kuri mugenzi wawe cyangwa ku muturanyi, ukwiriye kwemera igicumuro cyawe, kandi nawe akwiriye kukubabarira ataziganije. Ibi nanone abantu barabyishe. Ibyaha byanyu mubibwira Imana. Hariho abantu bajya bagira ibyaha bakajya kubibwira abayobozi runaka b'amadini. Iryo ni ikosa. Nta muntu Imana yashyize mu isi wo kubwira ibyaha. Kuko igihe Yesu yajyaga yapfiraga ku musaraba, ngo umwenda ukingiriza ahera cyane watabutsemo kabiri, ahera cyane umutambyi yajyaga agiriyeyo mwene muntu. Aho hari Yesu, buri wese akaba yemeye kumwigereraho. Nuko bimeze, nta yindi nzira kubibwira umuntu utabikoreye. Ahubwo haravuze ngo niba wacumuye kuri mugenzi wawe cyangwa ku muturanyi, niba waracumuye kuri mugenzi wawe cyangwa ku muturanyi, ubwo ntimubyumvise, ugenda umusaba imbabazi, nawe akubabarira ataziganije. None abantu bajya kubwira abantu ibyaha bakuru b'amadini, uba wabacumuyeho iki? Iyo wasambanye, iyo wibye, niwe wibye, niwe wabeshye se? Oya, ntabwo byemewe ibi ngibi. Ahubwo irindi kosa ni abantu bajya bakora ibyaha bakabikorera abavandimwe n'inshuti n'imiryango, barangiza ngo bakibwira ngo barajya gusaba Imana imbabazi. Oya, Imana si uko yabivuze. Yaravuze ngo nuzana ituro ryawe, ugenda ubanze wikirana, ukibuka ko hari uwo mugira icyo mupfa, uzarisigaho, ugenze ubanze wikiranure na mwene so. Ni byiza ko mbere y'uko uje imbere y'Imana kwisaba kukubabarira no kukweza wacumuye ku muntu, ubanza gusaba imbabazi wa muntu. Iryo ndagira ngo turaryumvise. Hano bavuze ijambo rikomeye, abaticisha bugufi imbere y'Imana ngo bemere ibicumuro byabo, baba batarashyikira mendeze yo kwikiranura. Niba twarihanye ibyaha byacu maze hanyuma tukishuza icyaduteye kubyihana tukigaya, tuba tutigeze gushaka kubabarirwa ibyaha by'ukuri. Niba tutishyuza by'ukuri, nta mahoro y'Imana twabona. Impamvu imwe rukumbi yatuma tutababarirwa ibyaha twakoze, nuko twakwanga kwicisha bugufi no gukurikiza uko ijambo ry'Imana rivuga, kuko ari ryo rigaragaza neza inzira nziza ya ngombwa umuntu anyuramo yicuza. Kuvugira ibyaha mu ruhame rw'abantu cyangwa ku muntu umwe uko ariko kose gukwiriye kuva ku mutima kutazinzitswe. Umunyabyaha ntakwiriye kuvuga ibyaha bye ku gituna. Umuntu ntakwiriye gupfa kubikora atabyitayeho. Utazi kuzinuka ibyaha icyo ari cyo ntakwiriye kubihatirwa. Kwibura ibyaha ubikoze ubikuye ku mutima koko kukubera inzira ikugeza ku Mana y'imbabazi zitagira akagero. Umunyezaburi yaravuze ati, Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Kwibura kukuri kuraromboreza kukemera ibyaha nk'uko biri. Ntigukikira. Hariho ibyaha byabwirwa Imana gusa, hariho ibindi bikwiriye kubwirwa babigiriwe. Niba ari ibyaha byakore ku mugaragaro, bikwiriye kuvugwa ku mugaragaro. Nyamara kwibura ibyaha kose gukwiriye kwerura, ntigukikira ikintu cyose kikavugwa nk'uko kiri, icyaha cyose kikaturwa mu izina. Ntabwo tuhatinda. Niba waribye, ni naribye. Niba warasambanye, ni narasambanye. Ntabwo ari narahehese. Guheheta no gusambana ubwo nabyo biratandukanye.
kwiba no kwifuza nabyo biratandukanye. Ntabwo wajya kuvuga waca ibigori by'abandi ngo nifuje ibigori ngo mumbabarire. Oya, ni n'iby'ibigori. Nta kurakariye madame, ntabwo ari nagize umutima, wagize umutima se mu mutima yaharebye. Oya, icyaha cyose kikaturwa mu izina. Yewe ngo hano ndasoma iri jambo muri uko kwatura, ndagira icyo mvugaho gatoya. baravuze ngo niba waribye ugomba kugarura ibyo wibye. Niba waribye ugomba kugarura ibyo wibye. Hano baravuze ngo Ezekiyeli 33:15, ndasoma amagambo aboneka mu gatabo kitwa Ukuri Kwezi, paji ya 75 na 76. Waranditse ngo umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera amategeko yesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho azabaho, ntabwo azapfa. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuje umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Igihe twahemukiye abandi binyuriye mu buriganya bwo mu bikorwa bizana inyungu, tukaba twaragiye duhendana mu bucuruzi cyangwa tukagira uwo twiba, ubwo amategeko asanzwe yaba atabiduhanira, tugomba kwatura kandi tukabariha uko dushoboye kose. Ntiby'ukuri ko tutagomba kugarura ibyo twajyanye gusa, ubu dukwiriye kubizana n'ibyo byari kuba byarungutse iyo bikoreshwa neza mu gihe twari tukibyigumaniye. Ni ikibazo gikomeye. Noneho ikindi hano baratubwira ku ipaji yaho ya 74, hariho kwatura Imana yategetse ko kugomba gukorwa hagati y'umuntu n'undi. Niba waracumuye kuri mwene se ukoresheje amagambo cyangwa ibikorwa, kitonderwa kubanegura, ugomba kubanza kwiyuzuza nawe kugira ngo amasengesho yawe abone uko yemerwa imbere y'Imana. Hani hahandi ho kutavuga ngo wahemukiye umuntu ngo hasigaye ngo urasaba Imana imbabazi mu rwiherero ngo hasigaye wikomereza umurimo. Oya, ntabwo birimo. Aturira abo wahemukiye, usubize iby'abandi, maze wera imbuto zikwiriye abihanye. Niba hari uwumva afitiye mwene se urwango n'uburakari cyangwa ubugome, namusange wenyine biherereye amwatura icyaha cye kandi amusaba imbabazi. Niba hari uwo twavuzeho ibitari byo, nubwo byaba bitaduturutseho, niba twaragoretse ibyo yavuze, niba twarahindanije izina rye mu buryo bwari bwo bwose, tugomba gusanga uwo twamuganiye maze tukabibura. Ibyo twamuharabitse byose nibikorwe vuba, urugi rw'imbabazi rutarakingwa. Mutarakererwa gukemura ibibi byanyu bikitwa uyu munsi, kandi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Hirya y'uko kwihana no kwatura, ni ngombwa ngo habeho guhinduka. Ntabwo bigarukira aho gusa. Amagambo dusoma mu gitabo cya Petero igice cyaho turi buze gusoma igice cyaho, ni amagambo yavuzwe na Petero nanone kuri wa munsi wa Pentekote. Yavuzeho iri jambo ati, kadusome ibyakozwe n'intumwa. Ubwo aho turi ku ijambo guhinduka, ari naryo dusohorezaho kuko twiganaga ijambo ritubwira ngo kwihana no guhinduka. Ndasoma aya magambo aravuze mu gice cyaho, ni cya gatatu umurongo wa 19, nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwa. Guhindukira, ubwo wari urebye iburasirazuba yerekera iburengerazuba. Aha ngaho haratwereka yuko ari uguhinduka
uko imiterere wari ufite mbere ugatandukana nayo. Ni uguhindukira imiterere wari ufite mbere ugatandukana nayo. Ndibuze gusoma amagambo ari mu butumwa ku basore, ari nayo ndi busorezeho. Turi buze gusomaho aya magambo, turi buze kwigiraho ibyerekeranye no guhinduka. Hano turasoma ni ingingo ivuga ngo guhinduka nyakuri. Nzabaha umutima mushya. Ayo magambo aboneka muri Ezekiel 33:26-27. Ubwo guhinduka kose guturuka ku mwuka w'Imana. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Abantu benshi babwira abandi ko bakeneye umutima mushya, abantu benshi babwira abandi ko bakeneye umutima mushya, nabo ubwabo ntibazi icyo aya magambo asobanuye. Abasore by'umwihariko bibeshya kuri aya magambo umutima mushya. Ntabwo bazi icyo aya magambo asobanuye. Usanga bategereje impinduka idasanzwe yaba mu marangamutima yabo. Ibyo nibyo bita guhinduka. Kubera iri kosa, abantu ibihumbi byinshi bagenda bagwaguza bagana mu irimbukiro, ntibasobanukirwa imvugo ngo ugomba kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka bundi bushya, uko niko guhinduka. Ntabwo ari amarangamutima, ahubwo ni ubugingo bwahindutse. Satani atera abantu gutekereza ko bitewe n'uko bumvise batwawe n'amarangamutima ubwo bahindutse. Nyamara imibereho yabo ntihinduka. Usanga ibikorwa byabo bimeze nk'uko byari biri mbere. Nta mbuto nziza zigaragara mu mibereho yabo. Basenga kenshi kandi bakamara igihe kirekire, ndetse bahora bavuga ku marangamutima bigeze kugira igihe runaka, nyamara ntibabaho imibereho mishya. Barashutswe. Ibyo bazi n'imibereho yabo ntibyimbika ngo birenge amarangamutima. Bubaka ku musenyi, kandi igihe imiyaga ikaze izahuha, inzu yabo izatembanwa. Abantu benshi b'impezamajyo bararindagirira mu mwijima bashakisha ibyiyumviro n'amarangamutima abandi bavuga ko bigeze kugira mu mibereho yabo. Birengagiza ko uwizera Kristo agomba gusohoza agakiza cyatinya kandi ahinda umushyitsi. Hari icyo umunyabyaha uhamwa n'icyaha agomba gukora. Agomba kwihana kandi akagaragaza ukwizera nyakuri. Igihe Yesu avuga iby'umutima mushya, abavuga intekerezo nshya, ubuzima ndetse n'impagarike bishya. Guhinduka umutima ni ugukura urukundo ku by'isi, maze rukomatanywa na Kristo. Kugira umutima mushya ni ukugira intekerezo nshya, imigambi mishya n'impamvu nshya zitera umuntu kugira icyo akora. Ni ikihe kimenyetso kigaragaza umutima mushya? Ni imibereho yahindutse. Habaho gupfa kunarije n'ubwibone buri munsi. Habaho gupfa k'ubwibone n'inarije buri munsi. Ibi ngibi birashaka kutwereka ko burya ari ngombwa ngo umuntu amenye ngo gukizwa kose guturuka mu kwiyegurira Yesu, kandi ukamenya ngo niwe wenyine wabigukorera kuko utabyishoborera. Ibyo nibyo bigutera guhinduka nyuma yaho, kandi ukizera ko Imana izabigushoboza. Ndasoma amagambo ari mu cyigisho cya 6 cyo kugana Yesu, ariyo nsoreza. Haravuze ngo kuko umutima wawe wamaze gukangurwa n'umwuka wera, wakubise amaso ibi bimwe bizanwa n'ibyaha n'iby'imbaraga zabyo n'ishyano rizanwa nabyo, maze wumva ubizinutswe. Wumva ko ibyaha byagutandukanije n'Imana kandi kuri mbata w'ubutware bw'ibibi. Ukurushaho kurwanira kubicikaho, ni kurusha kumva ko binaniranye. Kwifuza kwawe kuranduye, umutima wawe urahumanye.
ukabona ko ubugingo bwawe bwose bwuzuyemo ibyaha no kwikanyiza, wifuza cyane kubabarirwa ngo ubonere uvanwe mu bubata, ariko si ukwiriye kugira ute kugira ngo ubone kuzura n'Imana use nayo. Icyo ukwiriye kugira ni amahoro yo mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nubwo ibyaha byawe byasa n'umuhemba, bizaba umwero bise nka sheregi. Nubwo byatukura tukutuku, bizahinduka nk'ubwoya bw'intama. Wamaze kwerura ibyaha, umutima wawe urabizi, nuko wahisemo kwiyegurira Imana. Noneho yisange uyisabe kubikuhagira. Iguha umutima mushya, maze wizere ko ibikora byose kuko yabisezeranye. Nuko rwose niryo somo dusoma mu gitabo cy'urwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere, umurongo waho wa 8 n'uwa 9, ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa ikiranukira kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kose. Reka rero Imana idufashe kugira ngo idushoboze kwihana no guhinduka, kandi tumenye ngo twe ubwacu ntacyo twakwishoborera, ariko muri Yesu birashoboka. Twarebaga iryo jambo ryatubwiraga ngo kwihana no guhinduka. Impamvu tugomba kwihana no guhinduka ni uko umuntu yaremwe afite ishusho nziza, ariko iza guhindanwa no gucumura amategeko y'Imana. Nyuma yaho agakiza karatangwa ari we Yesu, ariko kugira ngo tukakire dusabwa kwemera kwihana. Iri jambo kwihana naryo rirakomeye, ni ukwemera kwiha igihano wakagombye guhabwa n'undi. Niba ari inkoni, niba ari ugucika urutoki akaba ari wowe urwicira. Muri kumva ko kwicira urubanza wakagombye gucirwa kandi ukihana igihano ntabwo ari byo gukora umuntu aseka, ahubwo ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho nk'uko twabyumvise. Nyuma warangiza ukabyatura, ariko gusaba imbabazi, kandi warangiza ugasanga Imana ngo ikuhagire, igushoboze kubicikaho, mbese igushoboze guhinduka aho warebaga, aho wari werekeje umutima ku by'isi no kunarije no kubwibone, utandukane nabyo, ubundi urebe mu kirere cyo mu ijuru, aho kwicisha bugufi, urukundo, amahoro, ibyiringiro bituye. Reka twese Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Reka twongere tubashimire mwebwe abakomeje kubana natwe, kandi tubibutse ko ayari amateraniro yo gutangira isabato. Umwigisha wa mbere arashoje, tugiye mu cyigisho cya kabiri mu mwanya muto utari butinde. Tubibutse neza yuko abasore bagomba kwegera hafi kugira ngo bakurikirane icyo cyigisho, kuko kirabareba, kandi benshi bagiye gusubira ku ishuri. Ni impamba bashobora kujyana, ishobora kuzabaherekeza mu minsi bazamarayo. Niyo mpamvu twateguye yuko aya masaha hanyuraho inama z'abasore. Reka rero ababyeyi babo babafashe kugira ngo nabo baze gukurikirana icyo cyigisho, kandi ni byiza ko n'ababyeyi bagikurikirana kugira ngo bamenye urugero rw'aho abana babo ibyo bamaze kwiga, ndetse banasobanukirwe nabo impanuro bazajya babaha no kubibutsa kuzishyira mu bikorwa. Reka rero dukomeze tubane muri iyi gahunda, aho tugiye kuririmba indirimbo imwe, hanyuma tukakira umwigisha wa kabiri ugiye kutwigisha icyigisho kiri bwibande ku rubyiruko. Ngaho rero namwe mube maso kandi dukurikirane, kugira ngo nk'uko twagabanye ibyiza byo mu cyigisho cya mbere, n'ubundi dukomeze kugabana n'ibyiza byo mu cyigisho cya kabiri, kuko hose harimo imigisha, kandi byanditswe byera burya nitwe byandikiwe. Naha buri wese rero kugira ngo amenye ibyiza birimo n'iby'Imana ishaka ko dukora bishyire mu bikorwa, ibyo yabuzanije tubireke. Reka turirimbe indirimbo ya 93. Nawe niba umaze umwanya wicaye ukaba ukeneye kuruhuka, ushobora guhaguruka ukaririmba uhagaze n'abawe, niba muri itsinda cyangwa se uri umwe aho waba uri, cyangwa se muri umuryango. Reka duhaguruke turirimbe indirimbo ya 93, hanyuma twakire umwigisha wa kabiri muri iyi gahunda yo gutangira isabato.
n'umunsi wera wo kuruhuka, munsi uhiriwe w'amahoro, ukiza intebyi n'ufite ishavu, mwiza ushimwa mu yindi yose, mwami muri uwo munsi bose bagusingiza, ngo weze kuko ari uhoraho iteka, n'icyambu kiba mu ituza ryinshi, ntikiba mu imidugararo, ni nk'umurima w'iparadizo, imigezi myiza inyuramo, usa n'isoko ifuka, iy'amapfa yacanye, ni nk'aho tubonera igihugu cy'isezerano, n'umunsi twongerwamo imbaraga, n'umunsi udutera urukundo, ni utuma tureka iby'iyi si, tukegukira ibyo mu ijuru, tubonera imbabazi muri uyu munsi mwiza, dushake kuruhuka no ku rurembo rwo mu ijuru. Reka twakire umwigisha, ni karibu. Mwese turabaramukije mu izina rya Yesu, Uwiteka abahire. Ngiye tugiye gufatanya muri uyu mwanya, nitwa Munyagisenyi Ngango, tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ijambo ritubaza ngo umusore azeza inzira ye ati. Kadusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe, uduhaye umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Udufashe muri uyu mwanya, uduhe kubona ibyiza imbere yawe, uduhe kubyakira bizatugirira akamaro, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tumaze kubabwira, tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo umusore azeza inzira ye ate. Turasoma aya magambo mu gitabo cya Zaburi 119 umurongo waho wa 9. Handitse ngo umusore azeza inzira ye ate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Umusore azeza inzira ye ate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Mu gitabo cy'Imigani igice cya mbere, reka dusome undi murongo. Umurongo wa 3 wa Imigani igice cya mbere, duhereye ku murongo wa 1. Imigani ya Salomo mwene Dawidi, umwami w'Abisirayeli, yo kumenyesha ubwenge n'ibibwirizwa, niyo gusobanura amagambo y'ubuhanga, niyihesha ubwenge bw'imigenzereze no gukiranuka no gutunganya no kutabera. Ndasubiramo, Imigani ya Salomo mwene Dawidi, umwami w'Abisirayeli, yo kumenyesha ubwenge n'ibibwirizwa, niyo gusobanura amagambo y'ubuhanga, niyihesha ubwenge bw'imigenzereze
no gukiranuka no gutunganya no kutabera. Niyo iha umuswa kujijuka n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga. Mu busanzwe ibyanditswe byera bitubwira yuko umusore aba atandukanye n'umuntu mukuru. Urugero turasoma igitabo cyitwa Umugenzi wa kabiri papuro rwaho rwa 92 kadusoma aya magambo tubone kujya mbere mu cyigisho cyacu. Kiratubaza ngo umusore azeza inzira yate. Kubera iki havuzwe umusore niwe mugenzi wenyine mu rugendo rw'ubukristo? Oya, ntabwo hari impamvu. Hariho abagabo babiri batangiye urugendo, umwe yari umusore undi yari ashaje. Uwo musore yagombaga kurwana n'ibyifuzo bikomeye bya kamere, naho iby'uwo musaza byari byaracogojwe n'iminsi. Uwo musore kandi yagendaga ashingura ikirenge aho uwo musaza gishinguye. Ninde wambwira muri abo bombi uwo muntu? Ninde wambwira muri abo bombi ubuntu bwagiriye umumaro cyane kurusha undi? Umukiranutsi aramusubiza ati ni uwo musore rwose, kuko urwana n'imitego ikomeye, kuko urwana n'imitego ikomeye niwe uba ukomeye cyane 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 iyo abaho kimwe n'utarwana na kimwe cya kabiri cy'iyo mitego ye, kuko ubukuru burayimurinda. Ndetse nasanze ko abasaza benshi bibeshya gutya, bitiranya ubudohoke bwa kamere yabo no kunesha ibyaha kubw'ubuntu. Mu by'ukuri abasaza bafite ubwo buntu, mu by'ukuri abasaza bafite ubwo buntu baba bashobora cyane guha abakiri bato inama, kuko bo baba bazi neza ukuntu ibintu ari ubusa. Nyamara iyo umusaza n'umusore babaho kimwe, uwo musore aba amurusha amahirwe yo kubona umurimo w'ubuntu uri muri we, kuko kwifuza kwa kamere y'umusaza kuba kwaracogoye. Umwanditsi w'igitabo cy'Umugenzi yagize iyerekwa, abona umusaza n'umusore bari mu rugendo rujya mu ijuru. Ariko uyu musaza ngo imbaraga zari zaradohowe n'iminsi, kamere yaracogojwe. Nyamara umusore yakandageze ikirenge aho umusaza kivanye. Nuko umuntu arabazwa ati mbese ufite ubuntu bw'Imana bwinshi ninde? Umuntu ufite imbaraga y'Umwuka Wera nyinshi ninde? Umuntu wahindutse cyane ninde? Maze Umukiranutsi aramusubiza ati ni umusore, kuko uyu musore abaho imibereho nk'iy'umuntu mukuru, akambara nk'umuntu mukuru, akitona nk'abantu bakuru, akagira amakenga nk'abantu bakuru, akirinda nk'abantu bakuru, agahunga ibishuko nk'abantu bakuru, aba yarwanye intambara umuntu ukuze atarwanye nayo na kimwe cya kabiri. Maze aravuga ati niyo mpamvu aba afite ubuntu bw'Imana bwinshi. Ngo kubera iki se? Nuko umusaza haba hariho kamere yadohotse akayitiranya no guhinduka. Mu benshi baribeshya, kamere yadohowe n'iminsi akabyita guhinduka. Ntagishobora kurwana, ipfa ryarashize, irari ryarashaje, kwifuza kuracogoye, ariko umusore ni gushya kose. Ni impamvu y'umusore agiye mu bukristo, agatera intambwe nk'iz'abantu bakuru, agashyira mu gaciro nk'abantu bakuru, abafite ubuntu bw'Imana bwinshi kuruta abasaza bakiranuka, kuko haba hariho kamere zimwe zagiye zicogozwa n'ibihe ndetse n'iminsi. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo 285 turahasoma iki cyigisho kidufasha kuri iyi ntambwe itubwira ngo umusore azeza inzira yate. Handitse amagambo avuga ngo inama ku bana, gushaka Imana uhereye mu bwana. Abana n'abasore bagomba gushaka Imana hakiri kare, kuko akamenyero n'ibyo umuntu yakiriye uhereye mu bwana bigira ingaruka ikomeye ku buzima no mu mico. Niyo mpamvu abashaka gusa na Samweli na Yohana, kandi by'umwihariko na Kristo, bagomba kuba indahemuka ku bintu bito, bakirinda kugira inshuti zikora ibibi kandi zitekereza ko ubuzima bwabo bwo muri iyi si bukwiye kurangwa no kwinezeza ndetse no kwikunda. Imyinshi mu mirimo yoroheje y'imuhira kenshi ifatwa nk'idafite agaciro, ariko iyo yirengagijwe bizageza ubwo n'umurimo ukomeye nawo yirengagizwa. Niba mushaka kuba abagabo n'abagore bafite imico yera, ishikamye kandi itunganye, tangira gukorera
mu rugo. Kora imirimo yoroheje utivovota kandi neza. Igihe Uwiteka azabona ko uri indahemuka mu tuntu duto, azagushinga n'inshingano zikomeye. Mwirinde cyane uko mwubaka n'ibikoresho mukoresha. Imico mu muremara muri iki gihe izageza iteka ryose. Inama urubyiruko ruhawe ni uko bagomba gukunda ijambo ry'Imana bakiri batoya, nk'uko biri mu gitabo cya Timoteyo. Reka iri somo naryo ndisome. Igitabo cya Timoteyo cye cyaho cya 3 umurongo wa 15 ahanditse aya magambo abwira ababwira urwandiko n'impagera. Timoteyo urwa 2:15, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15. Kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera, bibasha kumenyesha umuntu ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Timoteyo yashimiwe yuko yamenyaga ibyanditswe akiri mutoya, kandi iyo umuntu abimenye bimuhesha ubwenge, birajijura, bitera ubuhanga, bitera ubushobozi, bitera gushyira mu gaciro, kandi ibyo bizana agakiza k'ibyaha. Umuntu akiri ingeso mbi zari kuzamutesha agaciro, zari kuzamwonona, zari kuzamwangiriza, kubera yamenye ibyanditswe akiri mutoya, bikazamukingira ibyaha bitegereje urubyiruko. Kunywa ibiyobyabwenge, ubusambanyi, gupfusha ubusa, kuba ibirara, n'ibindi byinshi bijya byica imitima y'abakiri batoya. Ngo Timoteyo yamenyaga ibyanditswe akiri mutoya, byamuzaniye ubwenge kandi bimuzanira agakiza. Inama duhawe rero ni uko abasore abana n'abasore bagomba gushaka Imana hakiri kare, kuko akamenyera umuntu arema akiri mutoya, ibintu umuntu yitoza akiri mutoya, bihe bimuremera ibyiteka ryose. Niyo mpamvu amahame umuntu yubatse muri we akiri muto niyo azamugenera umurage w'iteka. Kandi umuntu wagerageje kwitoza ibyiza akiri mutoya, ngo nubwo yakwitoza inshingano ntoya, ngo Imana izamushinga izikomeye nakiranuka kuzoroheje. Reka Kristo agire icyicaro mu ntekerezo, mu mutima no mu byumviro byawe. Mukore nk'uko Kristo yakoraga, musohoza neza inshingano zimuhira, mwiyanga kandi mukora n'ibikorwa by'ubugiraneza. Mukoresha igihe cyanyu neza, mwirinde ibyaha bigaragara ko ari bito, kandi mushikame ku byiza bito mwakiriye. Bityo uzaba ugaragaje ubuhamya bwatanzwe kuri Yohana, Samweli na Kristo by'umwihariko. Nuko Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Bavandimwe, bashiki bacu na bene data, ndetse bana bato n'abasore, mukoresha igihe cyanyu neza, mwirinde ibyaha bigaragara ko ari bito. Burya umuntu akwiriye kwanga ikintu cyose cyabuzanijwe, nubwo yaba atari yumva neza impamvu, ubwo cyavuzwe n'Imana imurusha ubwenge, agomba gukora uko ashoboye kose, akita ku miburo y'ibyanditswe. Niyo mpamvu tugomba kwirinda n'ibyaha bigaragara ko ari bito, tukabirwanya. Tukajya ukinisha ibyaha bitoya, ubwo ari gakeya, ubwo nta undeba, ubwo nta umbona. Ariko iyo ugerageje gukora icyaha icyo ari cyo cyose, byaba kwiba, byaba kubeshya, byaba ubusambanyi, byaba kwifata nabi bitewe n'ukuri kure y'abawe, icyo gihe iyo ubikoze uba wishe imbere mu mutima, kubera umutima namukwemeza yuko uciye ukubiri n'ibyuzi, byangiriza intekerezo zawe, ukaba umusinzi mu buryo utazi. Rero inama igirwa abasore ya kabiri, iya mbere ni ukwimenyereza iby'Imana ukiri mutoya, gukunda gusoma, gukunda kwihugura, gukunda kuvuga ijambo ry'Imana, gukunda gusenga ukiri mutoya. Ngo iyo mico wimenyereze ukiri muto izarema umurage w'iteka ryose. Icya kabiri tubonye ku rubyiruko ni uko bagomba kwirinda ibyaha bita bitoya, bimwe mu bidakomeye cyane. Niba ushaka akamenyero keza, kuko bya byaha wita bitoya, iyo umaze kubikinisha bijya bisoza biguteye kuzakora ibikomeye. Ntanga urugero ku basore n'inkumi.
aho ijambo ry'Imana ritubuza ibiganiro, imyitwarire, imikino, ibimenyetso bibyutsa iruba. Mvuze ibiganiro, imyambarire, imyitwarire, indoro, amagambo ashobora kubyutsa irari ry'umubiri. Hari igihe uba uvuga uti gusambana ni icyaha, ariko ukemerera ibyo biganiro, iyo mikino, ibyo bintu bibyutsa irari, amagambo y'amashyengo abyutsa iruba. Iyo umaze gutinyura umutima nawe ukayavuga, uba ukinguye amarembo, uzatangazwa no kubona baguye mu cyaha gikomeye cyane kandi giteye ubwoba cy'ubusambanyi. Ariko icyo watinyutse bwa mbere ari ibiganiro by'amanjwe, amagambo yo gushimagizanya, amagambo y'ubucuti bubi, ibimenyetso bitari byiza. Ibyo byose umwanzi iyo atumye dukora ibitoya atuma dukora n'ibinini. We n'umuntu yavuga ati ikibi ni ukunywa inzoga, ariko wakwicarana nabo mukajyana mu birori byabo bari kuzinywa, wowe ukirinda. Igihe kizagera utinyuke wibone wazinyoye. Nicyo gituma inama ya mbere kwitoza iyobokamana ukiri mutoya, gukunda gusoma ukiri mutoya, gukunda ibyanditswe byera, ntugire isoni ukabyimenyereza. Hanyuma icya kabiri, inama igirwa urubyiruko ni ukwirinda ibyaha bito, ibyo usuzugura. Inama tubonye hano ni uko tugomba kwimenyereza imirimo y'imuhira. Aha ntabwo tuhatinda cyane. Ubushake bwiza muzagaragazamo ko inshingano mubonye muzahura nyoko uremererewe, bizaba igihamya cy'uko mushoboye kwikorera inshingano ziremereye. Mutekereza ko bigayitse koza amasahane, ariko ntimukunda ibyo kurya byaruriwe ku masahane atogeje. Mbese mutekereza ko binezeza nyoko kimwe namwe? Mbese mwifuza ko ari we ukora imirimo mutekereza ko ari mibi kandi ari we unaniwe, mu gihe mwebwe mwikinira imikino ibanejeje? Ni ngombwa gukubura, guhanagura amatapi no gushyira icyumba kuri gahunda. Nimwirengagiza kubikora, mbese mutekereje ko muzashingwa inshingano zikomeye? Mbese mwigeze mutekereza ku nshuro nyoko yakoze izo nshingano mu gihe mwari mukiri mu mashuri no mu kwinezeza? Abana benshi bakora imirimo yo mu rugo nk'igihano gikomeye. Ibitari ibyo, maso wabo hagaragaza kutishima. Ibintu byose babikora bivovota kandi binuba, nta na kimwe bakora bashaka. Aho ntihagaragara umwuka wa Kirisitu, ahubwo ni uwa Satani. Niba mubyishimira, muzahinduka nkawe, muzahinduka abahamya, kandi muhindure abanyabyaha, kandi muhindure abahanya ababakikije. Niba mubyishimira, muzahinduka abahamya, kandi muhindukire abahamya babakikije. Ntimukivovotere ibyo mufite gukora byose n'agahe na gato. Ntimukivovotera ibyo mufite gukora byose n'agahe gato musigaranye ko gukina, ariko umurimo wanyu muwuhorane ku mutima, kandi muhorane isuku, mu guharira igihe cyanyu gukora imirimo y'ingenzi. Muzakinga amarembo y'ibishuko bya Satani. Mwibuke ko Yesu atizirikanye ubwe, kandi ko mugomba kuba nkawe. Mufate iyo ngingo nk'ihame ry'iyobokamana, kandi musabe Yesu kubafasha. Mu gutoza intekerezo muri icyo cyerekezo, muba mwiteguye kuzuza inshingano mu murimo w'Imana, kuko mwashoboye kuzanira ubufasha abagize umuryango. Muzagira icyitegererezo cyiza ku bandi, kandi muzabarehereza gukorera umurimo wa Kirisitu. wa Kirisitu. Iyi nayo ni intambwe twifuza ko urubyiruko rwumva. Inama ya gatatu tubonye, inama ya mbere ni ugukunda iyobokamana ukiri mutoya, ukabyimenyereza bikazakubera ingeso. Iya kabiri tubonye ni ukwirinda gukinisha ibyaha bito ukiri mutoya. Icya gatatu ni ugukora imirimo y'imuhira.
mu rugo nibyo shuri rya mbere umwana yigiramo kandi nta gihe rirangiza. Impamvu uzaba mu rugo uri umwana, uzajya ku ishuri, uzanarangiza, uzanaba mu rugo kandi no ku ishuri ubana n'abandi. Niyo mpamvu inama y'ibyanditswe tubwira yuko abana bakeneye kugira imico myiza nibajye bitoza imirimo y'imuhira kandi bayikunde. Ngo hari ikosa ry'abana benshi iyo bari iwabo mu biruhuko ngo bagahabwa imirimo yo koza amasahane, yo guharura mu rugo, yo kumesa, yo gukoropa, ngo bajya binuba ngo bakabona ari imirimo y'agahato ngo kandi itabanejeje. Ngo abandi baravuga ngo ni imirimo iteye isoni, ubwo n'abana b'abahungu. Ngo nyamara ngo nimutekereze bana, mama wawe amaze kubikora inshuro zingahe ko atinubye? Ikibazo cya kabiri, mbese rubyiruko koza amasahane ko bigutera ubute, gukubura no gukopa bikagutera ubute? Ninde wishimira kurira ku masahane atogeje? N'abandi bose niko biri. Rero iyo abana bakunda imirimo yo mu rugo ngo bakayikora banezerewe, ikayobera y'agaciro, bakayigira icyubahiro, bakayikora igihe cyose bari muhira, ngo baba babera abandi icyitegererezo cyiza, ngo kandi bari kwitegura kuzahinduka abakozi b'Imana kandi bazakururira bagenzi babo kuri Yesu Kristo. Nawe tekereza muhungu, nawe mukobwa, kubona ukora imirimo y'iwanyu neza, ufite umwete, ukayitunganya, burya abana bagusura nubwo iyo bari inyanda badakunda imirimo, binuba, bazerera, ibyo bakurebaho ngo bizatuma bibajyana kuri Yesu. Burya umuntu Imana yamuhaye umutima w'ubwenge, nubwo harimo bakunda kudakora, ariko nabo bazi ko abakora ari bo beza. Noneho turacyakomeje kuri iyi ntambwe y'umwitozo w'umuryango, ngo kandi ngo abana ngo nibagira umwete batarasubira ku ishuri bafasha ababyeyi babo, babaruhure. Abamaze guca akenge mu by'ukuri bajya babitekereza, bavuga bati kuko ku ishuri akenshi muriga, murandika, murakina, mujya kwigira ku byaremwe, imirimo mukora ku ishuri ni ukoza amasahane, ni ukumesa imyenda yanyu, ariko nta mirimo y'ingufu, ntimwitekera, ibihe byinshi mwicara mwiga. Yego birarushya mu mutwe, ariko birihura ingingo zanyu, nta muruho mugira. Ujye utekereza iminsi mama wawe yamaze wenyine ari gukora imirimo mwaramusize. Igihe muri mu rugo mujye mwitoza gukora imirimo muyikunze kandi mufite kunezezwa nayo, ngo ni umurimo w'Imana muzaba mukoze. Tugeze hepfo, muha ababyeyi banyu ubushobozi bwo kwihugenza n'ubwo kuruhuka. Igihe muri mu rugo bana, mujye muha ababyeyi banyu akanya ko kwihugenza, atemberera abaturanyi, yitindireyo, asange mwahishije. Biragoye ko umugore ukunda abana be kubasaba kumufasha biragoye ko umugore ukunda abana be kubasaba kumufasha mu gihe abona ko banga gukora kandi ko bashaka inzitwazo zose zo guhunga imirimo itanejeje. Kiritahanze amaso abana n'ingimbi, mbese azasanga muri abanebwe ku mirimo yabashinze. Niba mwifuza kwibera ingirakamaro, muba mubonye ayo mahirwe. Inshingano yanyu y'ibanze ni iyo gufasha nyoko wakoze byinshi ku bwanyu, mumwakira imitwaro ye, bityo mumuhe ubushobozi bwo kubona iminsi myiza y'ikiruhuko, kuko yabonye ibiruhuko n'ibimuhugenza bike cyane mu mibereho ye. Mwasabye uburenganzira bwo kwihugenza, ariko igihe cyarageze ngo muhinduke umurashi w'umucyo mu muryango, mwuzuze inshingano zanyu, mujye ku murimo. Binyuriye mu kwitanga kwanyu, muhenyoke ikiruhuko n'ibyishimo. Nubwo turangije ikiruhuko, ariko ikindi muzakigira intego. Igihe mubeze mu biruhuko, mwije mwihutira gusaba ababyeyi banyu ngo nibabaha akanya mujye gusura imiryango. Nibyo ntabwo ari bibi, ariko muzibuke ngo rero mama nawe papa, noneho tutari twagenda namwe nimutembere, mujye gusura imiryango, mugiraho mujya tukiri hano, dusigare mu rugo, muramutse abavandimwe, mujye mu bukwe, mujye gusura, mujye kwiruhura. Ngo abana bagomba gutekereza iminsi ababyeyi bamaze bakora, ngo bakabaha gahusa ngo nabo nibagende biruhure
kugira ngo muzasubire ku ishuri ababyeyi basubiyemo ubuyanja. Iyi ni inama ku bana n'urubyiruko. Ingororano z'Imana zizahabwa ba Daniyeli bo muri iyi minsi. Muri iki gihe cyacu dukeneye abagabo bamaze nka Daniyeli, bakora kandi bazi gufata imyanzuro. Isi ikeneye muri iki gihe bafite imitima yera kandi ishikamye. Imana ishaka ko abo bagabo bivugurura ubudatuza, ko bazamuka buri munsi ku rwego rwo kwera. Izadufasha nitwifasha ubwacu. Ibyiringiro by'umunezero wacu muri iyi si no mu isi izaza bishingiye ku kwera kwacu kwa hano ku isi. Basore nkunda, Imana irabahamagarira umurimo mushobora gukora mufashijwe nayo. Nuko bene data ndabinginga ku imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana kuko ikorwa nyo gukwiriye. Kuko Imana ariyo mukomoraho kuba abagabo n'abagore, bityo muyibera inyangamugayo mu byo mukunda, mu byo mubogamiramo, no mu byo mwamenyeye mugaragaze kwera nko kwa Daniyeli. Imana izabagororera kugira iminsi ikomeye. Imana izabagororera kugira iminsi ikomeye, intekerezo zisobanutse. Imana izabagororera kugira imitsi ikomeye, intekerezo zisobanutse, ibitekerezo byera no gukabakabwa kwimbitse. Abasore b'iki gihe bafite amahame ashikamye kandi atanyeganyezwa, bazahabwa umugisha mu buzima bw'impagarike, ubw'intekerezo n'ubw'imitima yabo. Abasore n'abakobwa, urubyiruko bafite amahame ashikamye. Ikimenyetso cy'umuntu ufite amahame ashikamye ni umusore n'umukobwa batajya bahindurwa n'aho bageze, badahindurwa n'ababareba, badahindurwa n'ababaseka, ahubwo ahora ashikamye ku mahame. Hari ibyo atarya, hari ibyo atakwambara, hari ibyo atakwisiga, hari ibyo atanywa. Ntabwo ajya bivanwaho nuko bagenzi be bamusetse cyangwa bashimagije ibyo barimo. Uwo musore utanyeganyega, utajya uhindura imyambarire, ntahindura imivugire, ntahindura imirire, ntahindura iminywere, agahora ashikamye ku mahame, dore icyo bizamumarira. Turasomye amagambo avuga ngo abasore b'iki gihe bafite amahame ashikamye kandi atanyeganyezwa bazahabwa umugisha mu buzima bw'impagarike, ubw'intekerezo n'ubw'imitima yabo. Azagira ubutaraga, azagira amahirwe menshi. Noneho iyi nama yindi nsomera avuga ngo mutangire gucungura ibyahise ubu. Ubu niho abasore bashobora kugena uko bazabaho hiteka hazaba hameze. Ubu niho abasore bashobora kugena uko ahazaza habo hiteka hazaba hameze. Kandi nshaka kubatera amatsiko mbibutsa itegeko Imana yahisemo iri sezerano. Kandi ndashaka kubatera amatsiko mbibutsa itegeko Imana yahisemo iri sezerano kugira ngo uramere mu gihugu witeka Imana yawe guha. Hatangiye amagambo avuga ngo iki? Wubahe so na nyoko kugira ngo uramere mu gihugu witeka Imana yawe guha. Bana, niba mwifuza kubona ubugingo buhoraho, mwubahe kandi mwumvire ababyeyi banyu. Ntimukabatera agahinda n'ishavu mu mitima yabo. Ntibakarara amajoro badasinziriye bitewe namwe buzuye guhangayika n'umubabaro bitewe n'amafuti yanyu. Niba mwarakoze icyaha maze mukananirwa kubagaragariza urukundo no kubumvira bibakwiriye, mutangire ubu gucungura ibyahise. Nta bindi mushobora gukora bitari ibyo, nta bindi mushobora gukora bitari ibyo. Bitagenze gutyo bisobanuye ko mubuze ubugingo buhoraho. Aha tubonye inama ku rubyiruko, ndazisubiramo. Iya mbere ni ukwimenyereza iby'Imana ukiri mutoya, kuko ibyo umuntu yimenyereje mu buto bimugenera hazaza hiteka ryose. Icya kabiri ni ukwirinda gukinisha ibyaha bito ukiri mutoya. Icya gatatu ni ukwimenyereza kuba umukiranutsi mu rugo, gukunda imirimo no kumvira ababyeyi. Bizakugirira akamaro cyane, kandi nuba ushikamye ku mahame y'izi nama bizakubyarira ingororano y'imbaraga z'umubiri, iz'intekerezo ndetse n'iz'umutima.
ndashaka ko tujya ku ntambwe ya nyuma, inama zihabwa abagiye ku mashuri. Ibiruhuko birashoje, abana benshi bagiye gusubira ku ishuri. Hari abaziga bataha, hari abazigira mu bigo babamo. Uko byaba bimeze kose, mwite kuri izi nama. Kino gitabo cyitwa ubutumwa ku basore, paje 27 niho tugiye kurebera hamwe. Ubutumwa ku basore, paje 27 niho tugiye gufatanyiriza hamwe iki cyigisho kuri iyi ntambwe nk'amasubi makeya. Kubaha Uwiteka nibyo rufatiro rukome, kubaha Uwiteka nibyo rufatiro rwo gukomera kose nyakuri. Kubaha Uwiteka niryo rufatiro rwo gukomera kose nyakuri. Nshuti basore, mbese intego n'icyerekezo cy'ubuzima bwanyu ni ibihe? Ni ikigwa cya 6. Mbese mufite inyota yo kwiga kugira ngo mubashe kugira izina n'umwanya mu isi? Mbese mufite ibitekerezo mutabasha kuvuga ku buryo umunsi umwe mushobora guhagarara mu mwanya wo hejuru uhebuje indi mu gukomera ko mu by'ubwenge, ku buryo mushobora kwicara mu nama zifata ibyemezo nizishyiraho amategeko kandi mugafasha mu gushyiraho igihugu amategeko? Nta kibi kiri muri bene iyo migambi. Mbese abanyeshuri mugamije kuziga ibiki? Muziga kuba abanditsi, abanyendimi, abanyamategeko, abashyiraho ingamba mu gihugu? Nta kibi kiri muri bene iyo migambi. Buri wese muri mwe ashobora kugera ku ntego ye. Ntimukwiriye gushimishwa n'ibyo mugeraho byo mu rwego ruciriritse. Mugire intego yo kugera ku bihanitse, kandi ntimugire imiruho mwihunza kugira ngo mugere ku rugero rukwiye. Imigambi yo mu rwego ruciriritse ni ugupanga kuzagira ibyo wiga byo mu isi, amashami y'ingenzi azaguhesha icyubahiro. Ariko ngo iyo ugarukije aho ngaho gusa, ntutekereze kuzatangira urugero rwiza, kugira imico mbonera, kuzaba umukristo, kuzirinda ibyaha, kuzubaha Imana. Iyo udafite izo ntego nazo ngo uzijyane mu byo uzahagararaho, ngo imigambi yawe ibiri mu rwego ruciriritse. Kubaha Uwiteka nibyo rufatiro rwo gukomera kose nyakuri. Kubaha Uwiteka nibyo rufatiro rwo gukomera kose nyakuri. Ni ukuvuga ngo ibyo uziga byose, kubaha Imana nibibanyambere, bizatuma ishamu uzajyamo n'ibyo uzageraho mu masomo yawe nibwo uzakomera rwose. Ariko mu by'ukuri nugira ku bumenyi buhambaye ariko utubaha Imana, uri umunyamico mibi, uri umunyangeso mbi, hari igihe ayo masomo azakubera ibyago gusa. Muti bishoboka bite? N'igihe umuntu yize amashuri y'ingenzi akabona impamyabushobozi y'agaciro, ariko iyo atubaha Imana, hari igihe wa mwanya ashyizwemo umukoresha ibyaha bizatuma ubuzima bwe burangirira mu bihano by'isi. Ubunyangamugayo, kudatandukira nibwo mahame mukeneye. Ubunyangamugayo, kudatandukira nibwo hame mukeneye kugendana mu byo mujyamo byose mu buzima. Ubunyangamugayo, kudatandukira nibwo hame mukeneye kugendana mu byo mujyamo byose mu buzima. Garagaza idini yawe mu buzima bwawe bwo ku ishuri, aho ucumbika no mu byo ujyamo byose. Ikibazo cy'ingenzi mubazwa n'iki ngo mbese mwamuhitamo kandi mugatunganya ibyo mwiga ku buryo muzakomera ku gushikama no kubonera ko imico ya gikristo izira ibizinga. Mutuma ibyifuzo n'inyungu by'igihe gito bijya munsi y'ibyifuzwa byo mu rwego rwo hejuru ubutumwa bwa Kristo busaba. Mutuma ibyifuzwa by'inyungu by'igihe gito bijya munsi y'ibyifuzwa byo mu rwego rwo hejuru ubutumwa bwiza bwa Kristo busaba. Hano duhawe inama nziza cyane. Tubwiwe neza yuko ubunyangamugayo
budatandukira, gushikama ku mahame y'imico mbonera, ugomba kujyana nabyo aho ujya mu byo ujyamo byose mu buzima. Abo n'abagiye ku ishuri, n'abagiye mu kazi, n'abagiye mu biraka, n'abagiye gusura, ngo ujye ujyana ubunyangamugayo, kudatandukira mu byo ujyamo byawe byose mu buzima. Ikindi, igihe ugiye muri ibyo byose, garagaza idini yawe mu buzima bwawe bwose, garagaza idini yawe mu buzima bwawe bwo ku ishuri, aho ucumbika n'ibyo ujyamo byose. Aha haraduha inama y'uko abana bagiye ku ishuri muhawe inama ngo nyabuneka ntugasige Bibiliya, ntugasige ikindi gitabo kigufasha mu by'umwuka, wenda gihana urubyiruko gitanga inama, icyo ukunda gusoma uzakijyane. Uzagira ibihe byo kwiga amasomo y'ishuri, ariko uzajya ugira ibihe hagenewe gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Birakwiriye ko n'ibiwanyu mumenyereye gusenga mu gitondo na nimugoroba, iyo dini yijyana aho muri ibyo byumba. Nta soni biteye kubyuka mu rukerera mutaratangira kujya kwiyigisha, ukaririmba indirimbo yo guhimbaza Imana, ugahimbaza Imana mu ndirimbo, ugapfuka mugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana. Nta cyaha gihari iyo ukoze utyo. Wawikingiye ibishuko byinshi wari kuzagushwamo n'uko ubihishe. Wisenga wiyongorera, wisenga ucecetse, sohora ijwi usenge, maze babyumve bamenye ko wubaha Imana. Ahari muri icyo cyumba uba mu cyumba cy'abana batubaha Imana, ahari bazaguseka, wenda bazaguserereza, wenda bazagutera urubwa, ariko uzihangane, iby'Imana biranesha. Mu gihe cya vuba cyane hazaboneka bake baguhindukirira, maze n'ujya utera indirimbo uhimbaza wumve baragufashije, baratangiye baguseka. Niwongera gusenga wumve bikirije ngo amena, kandi barasekaga. Ubu mubasha kubaka ibyo muzashobora kurimbisha, kandi mukitwara ku babakikije muri rusange no mu buzima, kandi mukitwara mu babakikije ubu mushaka kubaka ibyo muzashobora kurimbisha, kandi mukitwara ku babakikije muri rusange no ku buzima, ku buryo mubasha kuba igisubizo ku mugambi Imana yari ifitiye ubwo yabaremaga, ku buryo mubasha kuba igisubizo ku mugambi Imana yari ifite ubwo yabaremaga. Nk'abigishwa ba Kristo ntimubujijwe kugira iby'inyungu zishira mujyamo, ariko mukwiriye kugendana idini yanyu. Mu mirimo yose mushobora kuba muje ibyangombwa byo gukora, ntimuzigere muha intebe igitekerezo kivuga ko mudashobora kugira icyiza mwageraho mutagize ihame mwica. Mu mirimo yose mushobora kuzakora mwamaze kubona impamyabushobozi, ntimuzigere muha intebe igitekerezo kivuga ko mudashobora kugira icyiza mwageraho mutagize ihame mwica. Uyu muburo urubyiruko muwumve, ntukigere ubyemerera ngo bigere mu mutima, kwibwira yuko uramutse ushikamye ku mategeko y'Imana kandi ukayumvira yose, ugashikama ku mahame ya Gikristo, ugashikama mu kwirinda, ntukigere wemera ko mu mutima haza ijambo rivuga ngo ariko ninkomeza kwihambira kuri aya mahame yera bizatuma ntagira ibyo ngeraho. Ngo ntukigere ubyinjiza mu mutima wawe, uje uhorana iyobokamana ryawe aho ujya hose, kandi wiringire yuko ubuzima bwiza bugenwa n'Imana. Satani cyangwa abantu ntibakakubeshye bakubwira yuko iyobokamana urishikamyemo hari ibyo uhomba, ahubwo ni honguka cyane. Kandi uzabimenya imbere, abandi bahombejwe n'ingeso mbi, abagiye mu busambanyi barwaye sida, abandi gutwita bitumye bataha igihe kitageze, abandi bafatiwe mu rumogi, abandi bagiye kwiba, abandi basimbutse igipangu, ababyeyi bari kujya kuriha amasima, abandi bari gutanga amafaranga. Nibwo uzamenya yuko gushikama ku mahame yera, kumvira amategeko y'Imana, kumvira abarimu, kumvira abayobozi, kugendera ku mabwiriza, kugira umutuzo, kutajahagurika, kwifata neza mu myambarire, imirire myiza, kwirinda ibyangiriza umubiri, nibwo uzamenya yuko ayo mahame yera ariyo shingiro ry'inyungu zose zo kubona ubuzima bwiza. Muribeshya biremereye cyane,
kandi biteye ubwoba iyo ubwiwe yuko nushikama ku mahame uzahomba. Hari ikindi tubwira abana bagiye ku mashuri muri kino gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Ndifuza kurangiriza kuri iyi ntambwe tugasoma isomo riheruka 52 inama ku musore w'umunyeshuri. Haranditse ngo uri mu gihe cyo kwiga, mwagezeyo rero. Reka intekerezo zawe zerekeze ku nsanganyamatsiko zirebana n'iby'umwuka gusa. Shira kure y'ubuzima bwawe urukundo rwose rw'agahararo. Ibyo abasore bakunda kugira ngo mbese wowe ufite inshuti yawe ninde? Buriya abana benshi bajya ku mashuri bakiri batoya. Murabona ko umwana agira imyaka 12, 13 ari muri segondere, kagira amahirwe, kagira amanota meza, kabona wohereje mu kigo. Ariko mu byo ugomba kuzirinda ingimbi by'umwihariko, ariko n'abasore bakuze bayumve n'abakobwa, uri mu gihe cyo kwiga. Reka intekerezo zawe zerekere ku nsanganyamatsiko zireba n'iby'umwuka gusa. Shira kure y'ubuzima bwawe urukundo rwose rw'agahararo. Maramaza kuba maso, kwitoza no kwitegeka. Muri iki gihe uri mu gihe cyo kurema imico yawe, ntugomba guha agaciro na gato ibitagize icyo bimaze, kandi bishobora kuguteshura kugera ku nyungu zihanitse kandi zera ndetse zikenewe mu mwiteguro wawe wo gukora umurimo w'Imana yagushinze. Ibitabo byinshi dusoma ntabwo byemera yuko igihe umuntu agiye ku masomo atwarwa n'inkundo z'agahararo. Dushyize mu kuri, ntabwo ari byo bihe byo kuganira abantu bategura kuzashingirwa. Niba nabyo ari byiza byemewe bakamuri kwiga muri bakuru, mubigenera ikindi gihe. Ariko ibihe by'amasomo ntabwo ari ibyo byo gushaka inshuti n'agahararo. Izo nkundo zitagira amakenga, uko gucudika ukamaramaza. Iyo bigiye muri kwiga uri ku ishuri, bigabanya imbaraga zo gushyira mu bikorwa izindi ngingo z'ingenzi, maze bigatuma ucika intege, bikazatuma utahana ibihombo bikomeye. Tekereza kubona umubyeyi aguhaye amafaranga, aguhaye ibitabo, arishyuye ku ishuri, aguze ibikoresho, akohereje, amasaha yo gusoma amakayi, amasaha yo gucukumbura amasomo baguhaye, amasaha yo kwibutsa no gufata mu mutwe, ukayagira ay'ibiganiro no guteretana no gucudika no gukururana kw'abahungu n'abakobwa. Ndakwinginze ibyo ubyihoreye, nta nyungu zirimo rwose, uretse kukwica ubwenge no kugutegurira kuzagwa mu byaha. Niyo mpamvu abana bagiye ku ishuri babuzwa kujya mu nkundo z'agahararo. Aho usanga abakobwa n'abahungu bagabagabanye, buri wese afite uwe nkaho yamukoye, ahajya hose amukurura, bagenda bafatanya urunana mu ntoke, nta wundi aba yicaranye nawe, nta wundi baganira, nta wundi bagomana. Iryo ni ikosa rikomeye cyane. Nubwo abayobozi b'amashuri bagaragaza kwamagana iyo myitwarire, bakagaragaza kubashyira mu byumba bitandukanye, mu mashuri mu byumba bitandukanye, ariko bararenga bakihina ahihereye, kaganira amanjwe, amagambo yangiriza, kugeza ubwo usanga umwana yaramaze kuba umusinzi, ibyo yiga ntibigira aho bifata. Rero mu buzima bwo ku ishuri wije mu by'inkundo z'agahararo. Ntabwo tubigisha kwangana. Mu gitabo nasomye cyitwa Urukundo Nyakuri, baranditse ngo umwana uri ku ishuri ngo jya ukunda bose, ariko wije ukunda kugira abo urutisha abandi, kuko hari igihe uwo urutishije abandi aba afite ibyaha mu mutima, yamara kumenya ko umukunda kuruta abandi, akazakubwira amagambo azakugusha mu kaga, akazakosha ibyaha. Kandi iyo uceceka ntumugaragarize ko aruta abandi, byari kuzatuma ahora n'amakenga imbere yawe, ntapfe kwitwara uko abonye. Reka rero turangirize muri aya magambo ari mu gitabo cya Yohana, inzandiko, urwa mbere rwa Yohana, igice cyaho ndakibabwira mpageze, urwa mbere rwa Yohana. Aya magambo reka twifurize abasore bacu nabo abari ayabo, kandi bifuze kuyagenderamo, bifuze kuba kuri urugero rwiza rwatanzwe n'ijambo ry'Imana. Ni igice cya 2 umurongo waho wa mbere,
bana banjye bato, mbandikira ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora ntihagire umuntu ukora icyaha, dufite umurenganzira kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Ubu niwo mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'ibyo bari mu isi bose. Igituma duhabwa amahugura ni ukugira ngo tudakora ibyaha. Nyaboneka nimugane ntimugakora ibyaha. Kandi ntihagire umuntu ukora ibyaha, niyihutire kwihana kuri Data wa twese, wibigumamo ngo bizaguhindure uwangiritse kandi utazabona ubugingo buhoraho. 12 ndabandikiye bana bato, kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe ku bw'izina rye. Nawe muri uyu mwanya ubu wababariwe, maze ku bw'izina rya Yesu we kuzacumura ngo muhemukire. Ndabandikiye nanone basore, kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe, mukaba mwaranesheje wa mubi. Basore, mufite imbaraga kandi abanyamahirwe bari kumva uyu mwanya n'abarinze imitima n'imibiri bikera. Reka twifurize urubyiruko rwacu kuba muri uyu mugabane ubwirwa ngo ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe, mukaba mwaranesheje wa mubi. Imana idufashe by'umwihariko dusabire abana bacu b'urubyiruko, abasore n'ingimbi ndetse n'abana batoya. Imana iduhe kunesha umubi. Imitima yanyu ijambo ry'Imana rigumemo, ryijya ryibagirana vuba, kugira ngo Yesu nagaruka twe kuzaba twarangirijwe n'ibyaha mu buzima, ahubwo twarumviye byaratugiriye akamaro ku mubiri, byaratugiriye akamaro ku buzima, byaratugiriye akamaro ku mutima, tuzahabwe n'ingororano y'ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amena. Reka rero dukomeze tubashimire mwebwe abakomeje kubana natwe, abo twatangiranye n'abageze ku murongo nyuma. Mwese Imana ibaha umugisha, kandi tunafatanye gushima Imana kuko yaduteguriye ibi byigisho byiza byafashije imitima yacu, twumvishijemo inama nyinshi ndetse n'izafashije urubyiruko ndetse n'ababyeyi. Rero naha buri wese kugira ngo ashyire mu bikorwa, noneho Imana ihabwe icyubahiro. Twerekeye rero ku musozo wa gahunda y'amateraniro yo gutangira isabato, tubibutsa yuko nejo dufite amateraniro tuzaba turimo, ndetse tuzaba turi no mu giterane kinini, aho tuzaba turi gukurikirana ibyigisho ndetse n'abandi tuzaba duteranye nabo. Nawe rero n'ubundi uzaze tubane, ntukabe wenyine. Niba huri wenda nta torero riri hafi yawe, birashoboka yuko waba wenda urwaye nta ntege ufite, ariko ukaba ufite telefone yawe ushobora gukurikiraniramo ibyigisho, haba kuri Radio Rise ndetse na YouTube. Ejo rero amateraniro tuzaba turi kumwe namwe guhera amateraniro atangiye saa 2 ndetse gukomeza kugeza igihe azasoreza. Ntimuzacikwe. Reka dusoze rero tugiye kuririmba indirimbo ya 11, hanyuma tube dushoje gahunda y'amateraniro, dusenge, ubwo gahunda tuzongera guhura ejo. Imana ibafashe kandi bahe umugisha. Mukiza ngukurikire aho nshakira hose, aho ujya ngukurikire, mwami ngukurikire. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, nge nkwikurikirire. Naho inzira yazitirwa, naho yakukumuka, ko wayinyuzemo mbere, nyicamo mfite ishimwe. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, nge nkwikurikirire. Naho naterwa n'ibyago
nkageragezwa cyane, warageragejwe nawe, mwami ngukurikire, mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, nge nkwikurikirire, niba unyobora mu ishavu, niba nkena nkanenwa, wigeze kuba ruvumwa, mwami ngukurikize, mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, nge nkwikurikirire. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko wabanye natwe mu ntangiriro y'aya materaniro kugeza ashoje, uhabwa icyubahiro. Hari benshi bayakurikiranye bari hirya no hino, ngaho tugabanye imigisha yawe, kandi twese ubwo twumvaga uduhe no kumvira, kugira ngo buri wese ijambo twize nirimutera ingeso nziza ukazazishima, tuzahimbaza ineza yawe. Tukuragije gahunda z'ejo, kandi tukuragije n'ibindi byose biri imbere. Twese ukomeze kubana natwe, igikomeye kuruta ikindi ujye uduha ingeso zikwiriye ab'ijuru, tubyatse mu izina rya Yesu. Amen.